The Zoom TV 24 Yaka ugeze ubu nta mukobwa urakugira kayenda ntawe abakobwa byaza ati ariko yakayandi ntawe rwose ahubwo ngiye umenya ndi n'ingumba nawe n'abakobwa benshi ariko ntawe urambwira ngo namuteye niba ndi ingumba narumiwe. Zoom TV 24 subscribe comment mureba iki kiganiro tugiranye n'umuvandimwe murakoze cyane. Check mark yeah bamwita Yaka mwana check mark 1 2 hanyuma Yaka ujye ugira ibintu by'imyizerere kwizera ko Imana izahana abantu kibyumva Imana njya mbyumva babivuga ariko sinzi uko izabigenza ubwo izabahananye bayabanga Imana izadutwika nawe wumera ko Imana abanyabyaha izabatwika nanjye niko mbyumva rwose ko bimeze bizadutwika ngo mu muriro ngo wari wenyegeza kabisa no kwitegura gushya rero kundi banyabyaha rwose ni save the dead uzajya mu muriro ntakuri ko nyabyumva nanjye ariko se yakayubitekereje ukumva n'ukuntu stories Imana bazivuga kuntu Imana bayinditse muri Bibiliya ubona ko Imana yadutwika sinzi n'ibizadushyirira hamwe imiyaga ariko nayo niko mbyumva kabisa ariko no kubwanwa ngo yabateje umwuzure da Imana buriya yarakaye nta mikino igira ngo nta mbabazi igira nta miyaga rwose ubu rero no kwitegura ko wewe ubwo uri muri ba bantu bafite ibyo byizere cyangwa iyo myizerere bisa nyewe nzi ko nanjye niko mbyumva Imana rwose abanyabyaha bazashya byo ngo niko bimeze batokombere abayova ariko ntago bajya babyemera kenge niko mbyumva niko kuko nge ndi umukatolike rwose nabo bemeza yuko rwose abanyabyaha bazashya Imana izabatwika rwose. Ugenzuye nk'inshuti zawe wenda abantu b'inshuti zawe bari hafi yawe Imana ko kiramutse izatwika abantu ubona ari nk'abangahe barokoka abazarokoka kuko ngo n'icyaha kimwe gishobora kuba duhere kuri iki icyaha kimwe ngo gishobora kuba cyatuma utajya mu ijuru ibyo bintu byumva gute kuba wibye igitoki kimwe ntago igitoki kimwe icyo numva gusa ngo icyaha ni icyaha ngo nta cyaha gito ngo nta cyaha gito niko njya numva hanyuma rero kuri icyo kintu ntago bumva se wenda harimo nk'ubusumbane kumva ko umuntu wasambanye azahanwa nk'uwishe uwishe azahanwa nk'uwibye igitoki rwose ngo icyaha ni icyaha nta cyaha kiruta ikindi niko njya numva ngewe iyo ntabwo ari injustice buriya ubwo nawe wemera ko nta cyaha kiruta ikindi kabisa ngo icyaha ni icyaha nanjye niko mbyemera. Hanyuma rero nari nkubajije iyo proclamation irabaye iravuze ati umwanya wo kujya mu ijuru urageze uwanduye n'iyandure n'uwera nagumye yera ukurikije inshuti zawe ubona ari nk'abangahe mwahurira mu ijuru inshuti zanjye abo twahurira mu ijuru ntabwo nzi ibyaha byo bakora uretse kubabona bari gutambuka mu muhanda ntabamenye ibyaha by'undi ngo bingana bite Imana ni ngo izazishyira ku munzani izayishyira ku munzani pime ubwo abazagira ibiro byinshi rero birabareba ariko Yaka nk'ubu Imana ivuze ari ikintu bita ngo ni impanda y'Imana nk'ubu ivuze buriya wajya mu ijuru tutabeshyanye ukurikije uko uri kwiyumva mu mutima wawe ubu Imana ivuze wajya mu ijuru sinzi pe ariko abazajyayo ni bake ukuntu nsigaye mbibona kubona n'abapasiteri basigaye basinda bagasambana njye narumiwe kati avuye mu kiganiro ariko aragaruka ese nk'ubu agiye ntagarukira Niko Yaka numvaga azi witonganya ati se koko tuzashyara yanjye rwose ni kubyibazo nkumva ni atari hari ukuntu abantu bajya bigidramatiza sinzi niba ariko kuri bakavuga ati umuntu ku musozi yashya gatoke kamwe ngo gashya imyaka ibihumbi ngo gushya ngo ubuziraherezo aho nta hotel mu buribwe gusa Yaka bizaba bikaze niba ariko bimeze bizaba bikaze kumva ngo uyu munsi ndashyira urutoki rumwe ejo ndashyira urundi ahubwo ngewe ikibazo ni ukuba warakoreye Imana warasengaga cyane ku munsi wa nyuma bikarangira ugiye mu muriro nk'abandi bose kandi warasengaga cyane akayimbo kabaro kare kavuga ngo waba wararuhiye iki ngo Yesu aje ngo ntumubone hanyuma Yaka kuri icyo kintu wumva nta injustice yabirimo kumva ngo nabaye ku isi imyaka 20 ariko niba ngiye guhanirwa icyaha kimwe cyangwa bitanu nakoze cyangwa n'ijana
mpanwe imyaka 1000 kuko baravuga ngo tuzashya imyaka 1000. Nyatari ati ni hatari danje kabisa. Hanyuma se Yaka ujye ugira turacyari kukwemera ujye ugira imyizerere. Hari abantu bavuga ngo y'abantu muri Katolika niko mwizera ngo umuntu yapfuye yagiye muri purgatori. Ndakanyera nubwo mperuka ntabwo napfa kubyibuka mperuka mu rusengero kera. Ubatizwa cyangwa ukomezwa kugara ku Nyundo ndaha ni kera kabisa nibura ku Nyundo ni kera. Hanyuma Yaka turimo tunagenda tugana ku musozo ngira ngo tuzaya tunagutumira mu bihe byinshi bitandukanye twiganirire. Yurebye u Rwanda n'iki kikuryohera cyane ku buri mu Rwanda? Umutekano waho Rwanda kabisa baragerageza ku mutekano. Ntabwo ari nk'ibindi bihugu bya hano muri Afurika. Icyo ubona akavuga ati ebana umutekano ikintu gituma mvuga ko umutekano uri imbere dore nuko umutekano urabona niba ari saa moya bari baduhaye saa moya ariko badusubije kuri saa 3 kabisa. Umutekano w'u Rwanda kabisa ufite ingufu kabisa ufite ingufu. Yakana nibagiye kukubaza we muri aya masaha ya saa moya nta kintu cyagutunguye cyarimo nta mbogamizi wahuye nazo? Nigeze ndara muri stade ifite 30,000 baramfata nangiye kureba indaya nakundaga ku Gisozi bamfata ntaranahagera nambaye agafukamunwa nabi bandaza muri stade nari nyinywa n'inzoga bamfata naranywaho n'icupa. Uwo munsi wakubereye mubi? Wabereye mubi naraye muri stade mbe irankubita nziza agafukamunwa niba ari agafungamunwa niba ari agafuka katagera agapfukamunwa ariko kaba agapfukamunwa n'amazuru gafite amazina menshi none bamwe bose bavuga ngo nagakingirizo ku muntu gafite amazina nk'igihumbi. Warayemo nk'amasanga ahubwo? Mbona agezemo bamfashe nka saa 12 baturekura mu gitondo. Babarekura mu gitondo. Waraye muri stade wicaye kuko hari abantu bavuga ati wicaye rwose nicaye kabisa. Twari benshi ariko dutera story buracya baraturekura turitahira. Ubwo nari ngiye kwibaza ati ntabwo ibitotsi bijya bigeraho bikaza ari ukuntu ibitotsi biza ariko waba nta gakoti wari wambaye kubera imbeho ntabwo wapfa gusinzira. Ariko abantu niyo ndebye amafoto mbona abantu bari benshi. Abari benshi muri stade baba yari abazo abari benshi. Hari umwana wigeze kunera igipara arambwira ngo harimo n'abakobwa rwose ngo bigaragara ko baba bari abakobwa babatoraguye mu bubari n'injoro babatoraguye mu mihanda basi abari ingeri zose ngo harimo n'abambaye za mini kabisa benshi cyane. Tumva ari amateka. Hanyuma Yaka kuva inkubiri ya polisi se gutuma abantu baguma mu rugo itangiye umaze gufungwa nka kangahe? Ni rimwe naraye muri stade ntabwo barongera kumfata ariko na nimugoroba bari bamfashe habuze gato ndi gutaha. Yeka warigiye kuzirasamba Imana yandokoye. Abagufashe we bagufashe gute kuko hari abantu bavuga ati bisi iraza kwa steri? Hari abo baba bafite imihanda bagiye babicaza ahantu bisi kazi bapakira bajyana muri stade. Bagufata bwa mbere se wari uzi kuragera kuri stade cyangwa wagira ngo ni imikino? Ni imodoka yanguye barambwira turira mu modoka nanga kwirirwa mburana ndurira nzi ngo ni imikino. Babaranganye no muri stade ndatsanga abandi baruzuye yozaga baragerekeranye. Nabwo ubwo hari abandi nta kibazo ntabwo ari urwo ko nta muntu nishe niba ndekura bandekure barandekurana n'abandi. Uri umuntu uzwi Yaka ntabwo bakubonye nuko waba wakoze icyaha gikomeye nawe ari ukuntu wibagirwa agafukamunwa kakamanuka bakaba bagutakaye. Wewe wari ukambaye kamanutse? Kari kamanutse. Wagendaga wenyine mu muhanda? Hari n'abandi batujyanye turi harimo abakobwa 2 n'abatipe nka 3. Uri umuntu uzwi Yaka bura ntago bakoye bavuga ati dore Yaka tumutaye muri yombi cyangwa ntiwivuze? Oya nanze baranzi nagiye nk'abandi hari ase wavuga ngo urazwi n'abafite za V8 babarazamo nkanswe ngewe Yaka. Arabaranye n'abantu bafite za V8 nziparitse nkari yawo bakuyemo rwose ati mugende mwicare n'abandi mwicare hari bura wicanye n'abagabo bafite za V8 ziparitse ngaho muri stade.
bya bintu burya nta mikino. Hanyuma Yaka tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ni uracyari urubyiruko ariko wagaragaje ko wifuza kuruvamo. Keneye amasengesho rero n'umukunzi kabisa. Ni iyihe nama ukurikije ubuzima bwiza n'ububi wanyuzemo? N'ibyakwizirinze, hari ibyakwizirinze ahubwo tuba tuvuze inzoga, hari abantu benshi nanira kureka rwose, kandi kude chapeau kuba warayiretse bitari ibya komedi nk'uko bakomeje kubigarukaho. Nihe nama wagira urubyiruko rw'iki gihe? Urubyiruko rwose bagerageze bagabanye ibintu by'ubusinzi, bagabanye kwiyandarika. Niyo mpamvu bari kubyara bakiri abana, ugasanga umwana w'imyaka 14 bamuteye inda, arabyaye rimwe na rimwe n'uwamuteye inda akamwihakana. Tukavurema urubyiruko n'ababyeyi babidufashemo, urubyiruko bagerageze rwose bikosore, kandi ababyeyi cyane cyane babidufashemo, babigiremo uruhare, kuko urubyiruko rwacu rurakabije rwose. Rurakabije. Hanyuma hari ikintu kumojeho ariko tutavuzeho, ibyo gutera inda twakomeje kubivuga, ariko umuntu wateye inda, iyo umusore ateye inda akihakana umukobwa Yaka, uwo musore umugereranya n'iki? Kandi koko inda ari we wayimuteye. Aba bantu rwose leta ijye bakurikirana, RIB irahari. Niba uteye umukobwa inda igerageza wenda unamufashe, ariko ntumwihakane ngo umutererane kandi ari wamuteye inda. Niba ufite ubushobozi gerageza umufashe. Nta nubwo ari ngombwa ko bajya kugufunga, n'ubundi wamuteye inda yabyaye, wemeye kurera umwana ukabimufashamo nta kibazo. Ariko gutera, iyo leta igufashe byanga bikunze baragutwara. Gutera umwana inda uri munsi y'imyaka 18, iyo leta ibimenye byanga bikunze barakuzirika. Yaka ugeze ubu nta mukobwa urakugera kayinda? Ntawe. Abakobwa bajaza ati ariko Yakayandi. Rwose ahubwo ngiye umenya ndi n'ingumba, nawe n'abakobwa benshi ariko ntawe urambwira ngo namuteye. Niba ndi ingumba narumiwe. Nta mukobwa uraza kubwira ngo Yaka cyangwa bazikuramo se? Simbizi. Niba ari kunsuzugura ngo ndi umukene ntacyo nabamarira, bamugani wasanga banazikura. Kuko hari n'ugira ari soni akavuga se kariya Yaka nimvuga ngo kanteye inda biteye isoni, n'ubundi se kamarira iki? Ahubwo hari utera inda yabona uri umukene akayigereka ku wundi ufite nka botike, ufite agafaranga, akaba ari we yishyiraho. Ako icyo nacyo ni ikibazo. Abakobwa b'iki gihe nabo barakutse, bakayishyira ku wundi ufite agafaranga kandi ari we wayimuteye kubera ubukene, ntavuge ko ari wowe. Buriya ushobora gusanga rero muri abo wavugaga benshi mwahuye hari abo bazigeretseho. Byashoboka, ntabwo mbizi, ntabwo mbazi, ariko gusa nimwakoreshaga agakingirizo barahari rwose. Kuko wagaragaje ko uri umuntu ushobora kuba utakoreraho, wakoreraho se? Ubu ngubu nsigaye nkoresha agakingirizo, ariko kera nakoreraga. Muri abo bakobwa bose kandi barenga 2, nta n'umwe uragaruka wenda kuvuga ati wanteye? Nta n'umwe kabisa. Oya kubira ingomba bwo ntabwo uri ngo, hari ubwo wase ufite bwo waba uri ingomba? Simbizi nanjye. Reka nishaka umugore wenda tukamarana igihe nibwo nzabimenya neza. Ariko ubwo bwo butangiye kubugira, ubwo utangiye kuvuga ati ko bari benshi. Biriya byo gushubika ku ruhande ntabwo wahita ubimenya. Ese Yaka nk'umukobwa ashaka kuvuga ati byarira umwana, gusa nta kindi shaka, ngenda shaka byarira umwana zitwe ko ari uwa Yaka, wabyemera cyangwa wamuca ikiguzi kingana iki? Kuko mu mahanga birakorwa, abantu basitari akaza ati umubyarira umwana akamujyana se nangwa akamujyana, we kintu wakora akaba kumutera inda akabyara gusa bidashobotse se nayimuteye. Tubikoze ntatwite, ubwo byagenda bite? Oya akakubwira ati ngewe muntera inda bikunze nyine, wabyemera kwanza nayimutera rwose nta kibazo kiri. Byagusaba nkangahe buriya? Kuko hanze tujya tubona bishyiraho nk'amafaranga. Hanze se baranishyura? Hanze barakwishyura ugasanga yamada nayafata yama yose. Okay, Yaka ngaho nguko twaganiriye byinshi. Yaka tugushimire kuba witabiriye ubutumire bwacu, kandi akamisaje k'urubyiruko ariko rw'abasore nabo batera inda bakihakana abana baragakeneye. Kamisaje k'abasore batera abakobwa inda bakabihakana, tukavurema ntabwo ari byiza. Niba warateye umukobwa inda gerageza umufashe kurera umwana kabisa,
nibyo nabasaba mwabasore mwe bavandimwe kandi ikindi umwana twibukiranye ko umwana ari umugisha niko watangiye uvuga umwana ni umugisha kabisa bajye bagerageza be kwihakana abo bateye inda ntabwo ari byiza kabisa bijya binambabuza ngewe njye mbibona rimwe na rimwe Yaka mwana tumushimire ntabwo twagiye mu bya siporo Yaka twavuga byinshi ari abantu bavuga ibya Rayon Sport na APR ubwo nawe ushobora kuba ari ufana ko byagenda koze ngewe mu makipe yose yo mu Rwanda pfa na Etincelle y'Irubavu ubwo yari amashyaka ya Rayon Sport na APR ntabwo ujya bijyamo waya yo zakinyeze cyakora mfana ikipe hano i Kigali ntuza Police FC uriya garidiye wabo kabisa ni inshuti yanjye magara niwe watumye nkunda Police FC ubwo no kuvuga ngo muri Kigali ufana polisi za Rayon na APR zijye ku ruhande oye izo ngizo ntago nzizi ngiye nifanira Police FC ariko ikipe yanjye nkunda cyane ni Etincelle y'Irubavu nta muhanzi ujye gucira ishati bano b'abakobwa ngo hari ba Knowless ba Marina bande abasembazi nyine no kubamenya ngaye nguko Yaka tugushimiye hari ikibazo wambaza subundi oya nagushimiye nanjye kuba wanyakiye kuri TV yawe murakoze cyane n'ikindi gihe nuntumira uzasanga naguteguriye amakuru ahagije atari cyane Zoom TV 24 subscribe comment mureba iki kiganiro tugiranye n'umuvandimwe murakoze cyane tumushimire cyane Yaka mwana abantu urabona ko aba yimanukiye arakubwira ati naekeye arashaka kwigendera. My name is Didas, keep watching, mukomeze murebe, mukomeze musubscribing. Ikindi nzagaruke kugusura mabusha urumva ko ari kuvuga ko azaza gusura Yaka ubundi icyo kintu tuzakivugaho uzagaruka Yaka ari kuvuga ko azagaruka ni ukuvuga ngo next time ni episode sheri wajya azatekana na Yaka uzi guteka se uzi guteka ni ukuvuga ngo uzatekana na madamu rero next episode Yaka wazateka isosi usonga kawunga muri episode ya kabiri ni mu cyumweru gitaha tuzaba turi kumwe na Yaka ari gutekana hamwe na sheri teke kabisa akawunga Yaka ngazateka akawunga sheri ateka inyama ngayo ngoko. My name is Didas. Nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.